twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ayizewe. Uyu munsi iyo umuhungu adakunda umukobwa, hari ibimenyetso byinshi bishobora kugaragaza ko adafite urukundo rufatika. Dore ibimenyetso 10 biranga umuhungu utagukunda. Ntabwo tubatindira. Ikimenyetso cya 10: wumva umutima wawe udatuje, cyangwa wumva umutima wawe utisanzuye. Kwisanzura nshatse kuvuga wumva nta rukundo nyarwo urimo, nta byishimo aguha, kandi umutima wawe ukakubwira ko utishimiye iyo relation urimo. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe bisaba ko umuntu yihangana, gusa uri guforcinga mu byagusize. Icyo cy'ikimenyetso cya 10 kivuga ngo wumva umutima wawe utisanzuye. Ikimenyetso cya 9: yita ku bandi bakobwa cyane. Akunda kwitwara neza ku bandi bakobwa, ariko kuri wowe akabaho nkaho ntacyo umubwiye. Ujye ubibona. Tujye ku kimenyetso cya 8: agira imyitwarire imeze nk'umuntu wakurambiwe. Iyo umubwiye ibigushimisha ntiyigera byitaho cyangwa ngo ahindure imyitwarire ye. Ni ukuvuga agira imyitwarire imeze imaze kukurambira. Ahora akwereka ibintu bimwe bigaruka. Icyo cyari cya 8: agira imyitwarire imaze kukurambira ariko ugakomeza nawe ugaforusinga. Ni byiza kurekura. Tujye ku kimenyetso cya 7: natekereza ku hazaza hanyu. Ni ukuvuga ko iyo muganiriye ku mishinga y'ejo hazaza, ahora asa n'utabisobanura cyangwa agasa n'udashaka kukwereka ko muri kumwe ejo hazaza. Iyo mishinga yanyu y'ejo hazaza ntacyo ibimubwiye. Ni handi ubaza uti sebe ubu tuzakora mariage nka ryari, ukabona n'ibintu adashaka kukwereka ko anabyitayeho na gatoya. Wamubaza nko mu myaka 2 iri imbere, urabona gute urukundo rwacu, ukabona ntashaka no kubiha amatwi. Ntabwo mbatindira, twigire ku cya 6: nakwemera mu buzima bwe. Iki ngiki cyo ndagisobanura gutya: nagira ubushake bwo kukumenyesha inshuti cyangwa umuryango we. Ntabwo bashaka ko mujyana mu muryango we cyangwa agupresente inshuti ze. Ubwo uratekereza uri iki kuri we? Igakurekura. Ubwo uri uwo kumufasha service akeneye, naho ubundi ntabwo muri kumwe, kuko nakwemera mu buzima bwe. Ntabwo mbatindira. Twigire ku cya 5: nakwemerera umwanya we. Ntabwo aguha umwanya. Iyo umukeneye cyangwa ushaka kumuganiriza, ahora avuga ko afite akazi cyangwa ibintu byinshi bimuhugije. Ibyo niba ujye ubibona, reba kure, igakurekura, kuko nakwemerera umwanya we, ntabwo aguha umwanya we. Icyo cyari cya 5. Icya 4: nashimishwa no kugirana ibihe byiza nawe. Iyo muri kumwe abasa n'ushidikanya cyangwa abasa n'udashaka kuhaba, cyangwa akihugiraho mu bindi, ari hamwe ubona muri kumwe, ugasanga agiye ku gatelefone ari gucatinga, akakwereka ko ari busy. Ariko ndagira ngo turebe neza, ese niba mwahuye hakagira igikorwa nyuma yaho, murakomeza muganire cyangwa yagiye muri telefone yabaye busy? Ahangaha ni yanshinga ivuga ngo hari ibyo wamufashije, amaze kubibona, nashaka ko mugirana ibihe byiza. Icyo yaragambiriye cyari icyo. Icya 4 kiravuga ngo nashimishwa no kugira ibihe byiza nawe. Ubwo ibihe byiza ndatekereza mbisobanuye neza. Dukomeze ku cya 3: nagerageza kuba hafi yawe.
unubisanishe n'icya kane. Icya gatatu kiravuga ngo nagerageza kuba hafi yawe, ni ukuvuga nagira umwete wo kukubona, nakuvugisha kenshi, cyangwa ahore yitwaza impamvu zituma mutabonana. Ari busy, ari mu kazi, impamvu naguhamagaye uyu munsi kuri ofisi twatinze turimo turakora. Urumva nagerageza kuba hafi yawe nk'uko bikwiye. Niba atakuba hafi iga rekura. Dukomeze ku cya kabiri, nakwitaho bihagije. Ibi ngibi uri kubyumva kuri Ayizewe ya channel yanyu. Niba utarakora subscribe, nukuri wadukandira subscribe hasi aho ngaho wamfurawe. Iki cya kabiri kivuga ngo nakwitaho bihagije, kiravuga ngo niyibuka ibihe by'ingenzi kuri wowe. Ndavuga ngo isabukuru yawe ntabwo ashobora kwitekerezaho akubwire ngo anniversaire yawe siko ari mu kwezi gutaha, unayimubajije ntiyanabyibuka. Ikindi ushobora no kumutungura ku munsi wa anniversaire yawe umbwira se baby uyu munsi ko nta kintu wamaye kukoza, uyu munsi yari habaye iki? Urumva niyita ku bihe by'ingenzi byawe. Rero niba umuntu atanamenya na umunsi w'amavuko wawe, iga kurekura, kuko ubu niyita ku byo umukorera cyangwa ibyo umubwira. Ibyo umubwira birangirira aho ngaho, mwasubira kuvugana biba byagiye. Kandi buri umuntu ugukunda ahorana ibitekerezo byawe wamubwiye, ibyifuzo byawe arabizirikana. Rero umuntu mutabanye neza nk'uko ubyifuza cyangwa nk'uko wumva urukundo rwawe rumeze, iga kurekura, kuko ngo ntabwo aba kwitayeho. Reka tujye ku cyanyuma, aricyo cya mbere, kuko twahereye ku cya 10. Iki cya mbere reka tukivugeho birambuye. Ntabwo agushyiraho umutima we. Sinzi ikinyarwanda dushobora kuvugamo ngo ntabwo agushyiraho umutima we. Ndabisobanura gutya: nakwitaho uko bikwiye, nashishikazwa nuko wiyumva cyangwa ibyo urimo kunyuramo. Ni hahandi niyo waba uri mu gahinda ntacyo bimubwiye, ntabwo abyegereza umutima. Nawe iga kutamwegereza umutima, kuko umuntu mubanye gutyo ntabwo aba agukunda. Umuntu utamenya ibihe by'akababaro kawe, umuntu muhurira mu byiza gusa, oya ntabwo ari umukunzi. Mbibutsa ko ibingibi mwakurikiraga ni kuri Ayizewe, mu bushakashatsi twakoze guhera i Nyarugenge, Kicukiro, i Gasabo, tumanukana mu majyepfo, Ruhango, Muhanga. Aho ngaho twakoreye ubushakashatsi ku bigo 3 byaho, tuzamuka mu majyaruguru Rulindo aho bita mu Gasiza na Musanze, ndetse tutibagiwe n'Iburasirazuba Kayonza hafi ya gare aho twaganira n'abantu benshi, ndetse nabo mu Burengerazuba twaraganiriye aho twari turi Rubavu, bari basohotse bajya muri picnic. Twabonye byinshi aho ngaho. Abakobwa batubwiye uko bari kwiyumva, n'abahungu batubwiye uko bari kwiyumva, ariko mu janisha twakoze 80% twasanze ari ya gahunda ibabaje cyane, bimwe bakunda kuvuga ngo kandi ugasanga abana b'abakobwa bo bishimiye kubona umuhungu bari kumwe yamusohokanye mufitiye urukundo, ariko umuhungu nyuma akakubwira ati uriya byari ibya kano kanya gato, dore nta kindi gihe njya mvugana nawe uretse iyi serivisi ngira ngo nkorere nanjye muhigi. Rero mwabana b'abakobwa mwe, mucane ku maso urukundo nyarwo, mumenye umuhungu abyitwaramo gute. Twibutsa yuko ubutaha tuzabereka umuhungu gukunda ibintu 10 wamumenyeraho. Murakoze. Uwiteka bamugisha mwamfuramo.